Interlink network ni mining ijya gusa na Pi network, bihuriyeho ko byose izo project uko ari ebyiri zishyiraho uburyo bwa ATM machine cyangwa se uburyo bwo guhaha ukoresheje ikarita mu gihe baba bashyize ifaranga ryabo ku isoko, byaba Pi network ndetse na Interlink barabiteganya mu gihe baba barishyize ku isoko ryatangiye gukora mu buzima busanzwe. Interlink bari gutegura uburyo bashobora gutangira gutangamo izi coin bamininga biba buri masaha 3. Abenshi rero mukomeje gukora iyi mining cyangwa se mwana yinjiyemo, hari ikindi gice cy'ingenzi cyane tugira ngo turebere hamwe ugomba kuzuza nk'umunyamuryango wa Interlink, hanyuma ugakomeza kujyana n'ibyo nyiri umushinga asaba. Hano ni kuri Rugwiro Prozone, ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain, tubirebera hamwe kugira ngo bitwinjize mu isi ya Web3 maze twongere ubumenyi. Mu busanzwe KYC ni igikorwa kiguhuza na nyiri umushinga cyangwa se na nyiri project. Ahangaha muri Interlink KYC iratangira mbere y'uko mininga babanza kuguhereza KYC cyangwa se know your customer, niyo uheraho. Yimaze gukunda gutangira mining bivuze ngo ntabwo wa mining utari umunyamuryango wa Interlink. Aha rero igice tugiye kukwereka cyangwa se ugiye gukurikira ni icy'ingenzi cyane, birasaba ko uza kuza kugikora kugira ngo uzabone ibyo nyiri umushinga agutegurira cyangwa se byinshi ashobora kukugezaho, birimo uburyo ushobora kuzakira coin zawe. Nibutsa ko umuntu udafite abantu bamwinjiriyeho cyangwa se abarifero ashobora gushyira ka link ke muri comment, abatarinjira bakaba bamujoininga, then akabasha kuba yabona abantu benshi bamwinjiriraho hanyuma akinjiza coin nyinshi. Gutumira umuntu bifite ikintu byinjiza, bifite ikintu bimaze, kubera ko bituma account yawe yinjiza coin nyinshi ugereranije. Hanyuma rero reka nizere ko amaze kujoininga group WhatsApp yacu ducishamo ibiganiro nk'ibi ngibi umunsi ku wundi, aho tunyuzamo amakuru ajyanye na blockchain. Urareba muri video description handitsemo, hanyuma tujye tubana umunsi ku wundi. Ikibazo, igitekerezo, inyunganizi ushobora kutwandikira muri comment, hanyuma tukaguma kungura ubumenyi. Hari abantu rero bamaze iminsi bayikora cyangwa se bayifite, iyo utari ku mininga muri Interlink coin zawe barazitwika cyangwa se bazikuraho, barazibaninga. Nizo wari warakoreye nyine bakazibaninga. Ni system ama project menshi akoresha mu rwego rwo kugira ngo bagumane abanyamuryango, bagume nyine babafite. Reka dukurikire na mugenzi wacu wabiteguye, hanyuma ubashe gusobanukirwa byinshi kurushaho. Umuntu wese uzi ko atarafungura ITRX kano kanya, iyi video iramureba cyane, iramureba kuko ITRX wallet niyo umuntu azakoresha ahuza na Visa card yiwe, niyo azakoresha ahindura niho ITRX ziri verified zizajya zibika akabona ko yaziswapa nyine bigeze zabaye listed ho. Yego, ubwo rero ni ngombwa kuyitunga kugira ngo hari n'amanota baguha nyine kuba warayifunguye bita HCS. Abenshi murayaza abantu musanzwe muri mining. Yego, hanze nyabereke aya manota niyo baguhereza. Ukimara kuyifungura ITRX wallet bahita baguha 0.2. Gikora ko mfite kabiri nyine maze igihe kirekire mininga. Yego, ubwo rero abantu muzi ko mutarayifungura cyangwa mwabikoze huti ndaje mbereke step by step uburyo bicamo, mukurikire neza akantu ku kandi mutarangara gatoya, ntago bitinda. Okay, twagiye. Ukimara kugera hano amaze gufungura application, nta handi wituza ukanda hano wallet niho uri buze ugakanda hano nizere ko mwese muri kuhabona, niho uri buze ukanda. Urahita utegereza ifunguke gato, nukigera hano uhita uza ukanda handitse ngo create wallet. Hano ndimo ndabereka, nurangiza niho uri buhita ukanda niba ari bwo ugiye kuyifungura bwa mbere. Noneho ushyiramo imibare 3 y'ibanga. Nushaka ko dushyiramo indi yo muri Interlink isanzwe ndi washyizemo ya mbere 3 y'ibanga passcode nyine, uhita wongera uyandikemo.
numara kuyisoza uhita ukanda hano handitse next uri kuhabona hano hasi hano, nurangiza uhita ukanda next ndizera murimo murahabona. Hano next tegereze gatoya yikeretinge, tegereze gatoya, nibimara kuzamo icyatsi gutyo tukananditse konti niyo nyine hano urabufungura, urangije kuyifungura wallet created successfully, byarangiye neza nta kibazo, uhita ukanda continue. Tegereze gatoya, phone yanjye impamvu irimo iragenda gake, urabona ko wallet yamaze gufunguka byarangiye. Hano ukigera hano urabona ko wallet ya ETRX yafungutse. Iyi ngiyi abantu ba tradinga bashatse ba nyine baza bagatradinga kuko nabo byongera HCS. Yego, niba usanzwe utradingira kuri za Binance, kugira inama yo ko watangira kugitradingira hano, kuko hano hari n'andi bantu utabiguhesha, hari n'andi mafaranga uba winjiza. Yego, urasasa uhita uza kuri akantu k'umuntu hasi, uhita uza noneho handitse connect now. Connect now uri kuhabona, uhita ukanda accept. Hano ugiye guhuza Interlink ya nduma yinga na ETRX wallet, kanda accept. Tegereze gatoya birarodinga. Impamvu gimo biratinda naga telefone kanjye kagenda gake, wowe kuri telefone yawe ndabizi birihuta, ni utunaga nukari gutwara amasegonda make cyane. Mbibutsa ko rwose abantu mugerageze iyi mining muyishyiremo imbaraga, mugerageze muyishyiremo imbaraga. Yego, urabona ko birangiye sasa, urabona ko birangiye bisoza n'amanota 0 point ayangaya murabona. Okay, urahita usubira inyuma, gatoya muri wallet bisanzwe, muri wallet hano uhita wongera ukandi hasi kuri wa muntu hari hasi hano ndimo ndabereka, uhita uza hano hasi ushyiremo ino referral code. Iyi referral code nashyize hano kuri screen, ahantu ubishyire dore ni hano hasi ngiye kwereka abandika. Sorry gato, reka tuno twa commission rate twongewe kuba nabyerekanye guhindura, ntago byo twari ngombwa cyane, gusa nubishaka urabihindura n'ibyawe. Ibi ngibi nyine iyo trading ari amafaranga Interlink igenda iguha makeya, ayo ngo biba bino bigize ngo kuyagabana n'abantu bakwinjije cyane ibiki, nubishaka urabikora nutabikora nta cyo bintu byangiza. Yego, kandi karingiye kubereka ni gushyiramo referral code umuntu agutumira wahita 0.2 HCS. Urimo urabona handitse ngo enter your invite code, rero ushyiramo ino referral code yanjye kugira ngo baze kuguha iyo HCS yahendize, ni izayigena umubare wa ETRX verified uzajya ubona buri kwezi cyangwa buri cyumweru uzabiterwa. Uhita wandikamo ino referral code. Ndayisiga hano muri description, abantu mutaye ushobore kuba mwayi kopia neza hano, mutaye mwayisoma hano neza. Leta bagira none ukimara kuyandika muri tukana handitse submit, ndizera mwese muhabura neza nta kibazo. Kanda submit, tegereze gatoya. Ukimara gukanda submit barahita baguha 0.2 HCS nayibabwiye. Uko ukomeza kumininga cyane muri security sako, ibintu bigenda byongera HCS nkuko mwabonye ifite 2.6. Yego, none iyo bamaze kubwira ngo HCS foundation is now stronger, ubu hano babirangiye, ubu ibintu biba bimaze kugenda neza nta kibazo. Kiba gisigaye nuko wagenda ukamininga neza umutuzo wawe, ibintu ukabishyira ku murongo, ubundi tayari tugategereza umushinga ibyawe ugenda dutangariza mu minsi iri imbere. Bo bagiye kwikorera blockchain yabo,
narabibabwiye muri video zabanje bo nkakora BNB chain imeze nabo bagiye kwikora interlink chain yabo. Yego noneho ano macoin yabo ITRG na ITR zizaba ari amagaze fee nkuko BNB ari gaze fee muri BNB smart chain. Yego ngo rero mushyiremo imbaraga iyi mining kandi ibintu byose bizagera neza. Ciao ciao.